gute se hano turiwe neza sharika rero mukije reka kubangamira Serafina mugabo mwiza uriya mwana rwose kuva yaza amezi 3 amaze hano uramunenga iki niba asabye urushya ngo ajye gusura wari umuntu nawe yakumbuye uko koko bituma uvuga nabi akuse uwo muntu agutuye ibintu wizu ufata n'imyanzuro mu bwoko ndarushye ntushaka kubyumva ariko je nta kosora rihari uzane amashari inkosore numvuye nanjye mba nibagiye kwita ku mugore wawe wagiye umaka ya sitasi nanjye wandenganya abasebeje umuntu ntabwo nsaba umunsi wagenze neza sha urebye wa muntu ntabwo yageza ntengo ariko nasanze yaratangiye kurakara n'imvura yaguye yantegereje yamvuze akanga ufungure yarakeneye cyane ariko nyine n'umuntu nukira tumenyeranye ntabwo yari kwivumbura ntabwo yari kwivumbura aka kantu gafungurika neza sha swinza karakara hose baramuze rike wahasanga ikosoro kayirangura numéro privé numéro Allô? Allô? Oui, écoute, non, vous calmez. Qu'on a amené. Ok. Ah oui, ma numéro MYIZA. nkunda gukangura muri kanete sheri ubwo ngafiringa neza sorry thank you okay shareka ngatomere kanyota umuntu n'akavumbi nabundi sheri rwose ngewe ibintu byura mukobwa ntabwo ndimo ndabisobanura oya shareka mubwire kandi nyumva mugabo wanjye rwose umubwire reka tujye inama uyu mwana w'umukobwa kuvagira muri uru rugo yego yaje nta bintu byinshi akwamaje kumenya guteka arafura azi kuzimya imyenda azi gutera ipasi aroza ibintu yose ubaretse agataha nitubimwe mu rugo azigendera kandi nagenda azagenda dutorotse ngiye ikintu numva ni ikintu ni ukuhita atubwira directory yuko azabundi azagenda ryari ngo arashaka kugenda ariko nabonye ko nta mafaranga nzamuha arambwira ngo aracyayafite ako runo rugo abona ari urugo rw'umupfakazi ndavuga ati wenda hari ukuntu bahita tubitekereza ku ruhande ariko ntabwo ariko rumeze kuko ndi umugabo kandi agomba kubikubahira ariko nani kubangamira umwana uriya mwana yavuze ko ari imfubyi mama we yarabaruhanye buriya amufitiye urukundo rurenze mureka agende namuhaye iminsi 3 nubigenza utyo uraba ntabwo uraba unyumvishije kandi urabizi ninjyewe ugomba kumva ni muri rugo cyane okay ntacyo rero winsuzugura urabona nkuko navuze imbere yiwe winsuzuguza imbere yiwe kabize mbabarira base okay nta kibazo uze kubiganira wenda ariko ngiye rwose ni cya gikobwa yarega ntabwo nta mwiyumvamo neza ntabwo bindeba kubera iki kandi ari n'imiho yanjye ifite uburenganzira bwo kumenya Okay. Okay, well, ndabyumva reka nshaka ko nandika address cyangwa se uyime muri telefone hanyuma umbwire nuko ndi bwishyurwe. Yego ndi mu rugo.
ko nta kintu atwaye ariko ntacyo mu rwego rwo kuguhesha agaciro nk'umutware mu rugo ndamubwira ko wabyanze hanyuma azabikwisabira Erega ndakubaha umugabo wanjye ndanagukunda cyane nanjye ndakubaha kwangukunda si ubonye nawe uvuga ariko hagati aho ndarushye wa mugabo we ndarushye we jya dushe Serafine banza ujye dushe Serafina naza akira amazi no nkanga n'urwo ruzina rwiwe Uyu bwese shaka ari urwo mu cyaro nyine twese ko tutavukiye mu ahubwo se twitwa abanda kwasubwa kaje dubwo no ruzina rugize Jean Dodi haza akantu ngo kura mu ruzina bwo ngaye Berena ubu byo urumva atari biturage none se Berena Berena nta Jada nta Serafina byose ni kimwe anje akazina kanje karasemuze ko kari gatoya Jada nuko naragize Jada baza ngiye guhamagara Jean Dodier reka mubwiye wati nje kuvuga ngo wati ushaka undi mushe kandi Serafi Okay, nta kibazo ubwo bindi urama message nta kibazo. Okay, sawa. Okay, let me try. Hawamenya. Kabona byanahindura ubuzima. Okay. umva rero Charles. Serafina ubu bushari wasabye ndijya mu myinshi ko umugabo wanjye yabyanze bwihangane nukomeza umuntu akamubwira wenda zabyirindana ariko simuvuza kumva cyangwa yonyereye siyosi oya ene hari gihe wenda nanabivuze mu buryo bubi ariko nyine tubyizeho dusanga atari ngombwa yuko wagenda ko sinzi urihangana nta mutima mubi kandi ntugutera umutima mubi wenda ngo ukore akazi nabi cyangwa se uhore uri yabakaye humura ndakomeza mu gutera sibyo jire shawanwaje kajya gukora ntabwo wateze ugomba kwimakiya kamukiye aya niko kazi kanjye Ladies first. Thank you. Ako sheri. Oui. Ko utambwira ko ndimo kubikora neza uba ufite ishyari ufite ubwo ko bakuntwara cyangwa. Abasheri nayo rwose. None se hasi ubundi ugiye uba witeguriye ntabwo birangira. Umuntu aragira ngo atazagusebya mugabo mwiza. Cyangwa uri maso banganye neza. Agira ngo umuntu agende se neza afite fresheri. Ubu uri kugabanya imyaka. Bajye bavuga ngo Jado ngo afite umugore nta nubwo baba babeshye. Nese. Shana nakererewe rero. Ufite gahunda n'umuntu. Ariko nyine byatumye ntindamo. Nawe uzagerekera aho ngaho kabisa. Uko uri nuko nguko ngenda gushaka. Ntabwo ngomba kujya masana bariko. Akaba ari usebuseriye. Ahubwo reka ngenda. Nasoje? Sheri. Serafina namusigiye, thank you. Serafina namusigiye amafaranga 15,000.
ari buze gusohoka gatoya uze kumubwira icyo ukeneye kuri alimentation byose abizana. Okay. It's fine, not yours. Aho uruhuke neza. Okay, now umunsi mwiza. I love you. I love you too. Maji. Meze biteze. None mba man. Rero ni kintu cy'akazi karitsiye kabuze. Kandi hano ruguru bonyaguyemo baby man. Iyo baby mu karitsiye tu. Kandi iyo karitsiye man kubona uwo mudada afite mu kuntu tu. Bonye imyenda ibiki n'inkweto ne wasa no munzu n'iki n'iki. Hagezemo ibindi bintu man. Afite iki? Ari bishoris? Akaswe. Ese ubwo wabura kantu wacumukana wakiye none wacumukana na TV nako bakajyana man. Wallahi naka kechi kandi dore n'iki n'iki akazi kabuze n'iki twaraburije bari. Bose kwa byagenda gute se man? Mujye va hamwe abasike mu tugende. None ibintu byanze mwebwe. None dukinisha rwose. Tugende man. Ibyo byo kurya byaza nyuma twabonye n'iki n'iki. Bazana babyoza mwa. Subira baragufasha ariko ako se wajye ugira na limit yo kujya mu binjira mu kino cyumba gamba rumbye ikintu kikuzanye ahubwo se n'iki kitanzana hano ntuhari ariko ushatse wakwitarira ndabona amasaha yagize Nta nakubwiye cyane n'iki payment payment niyo utegereje ariko byagenze gute nabonanye nawe nese ko twabonanye imaze iki ko twabonanye wamariye iki payment nese ko umuntu yishyura umuntu byibura uvuga ngo yamukoreye akazi gafatika nkawe wakoze akahe kazi kuzasingwa shyuwa wabona inzobe yawe n'umuntu akakubona mu muhanda ugenda avuga ati utegereje kwishyura yenda uraza kwisubira wenda ikindi akandi kazi uri bukore gafatika byarangiye none utegereje kwishyura kandi byarangiye kwishyura basi wenda mutanyuzwe mu nyishirira ibyo nakoze nabyo nacyo mbese umuntu yakwishyura umuntu atanyuzwe none se byibuze n'umwanya w'umuntu ntabwo mwubaha umwanya hano nimba ari ukwishyura umwanya nta kibazo uzajya uza iwanjye wicare gusa bakurebe rero uhite mwishyura si ibyo ushaka
icyo ushaka cyo koze wenda wicaye imbere umuntu akakureba gusa bitewe n'ukuntu uri mwiza ntiyajya kwishyura icyo umuntu yavuganye nawe ariko nyine so rero tuzabonana ikindi gihe nabwo bishobotse n'ubwo ntabwo myizera ko tuzabonana sibyo kwishyura uze kwishyurwa n'umuntu waguhaye akazi ariko namwe mwagombaga kwishyura kuko n'uwamaye akazi sinanamuzi n'umuntu waguhaye akazi ubwo wamaye nka 20 nkitegera akamoto ase iyo uvuga amafaranga nta kazi wakoze umuntu ko yishyura umuntu wamukoreye akazi gafatika ukubona gusa uzabwira umuntu waguhaye akazi uzakwishyura cyangwa nuzaza wisubiyeho uzambwira ufite nomero yanjye sibyo kwiyamagana numva wisubiyeho uzambwira kuko ari no munsi we yaba apfuye ubusa gusa ntabwo mujye mwuha ko umuntu byibuze yahageze ikibazo si ukuhagera ikibazo ni akazi wakoze kwatendinga mu kazi ntabwo ari ko kuvuga ngo wahembwe ahubwo umuntu areba ibyo wakoze bakakwishyura ibyo wakoze bikakunesha umwanya ndabona mu gihe ikintu numva twakora uzampamagare tuzavugana cyangwa wishyurwe n'uwaguhaye akazi akumara nk'ibi ni ibiki koko ndimo ndaje mvuye iriya nirukanka ntahiye aho ngaho koko waraburiye pe uri kumva batarakuroza babaye barandoze gutya nabikunda ase ujya utekereza imyaka ufite ku myaka 27 yawe ibyo si byawe ngombwa ko binyibutsa kundana n'umucecuru w'imyaka 56 ungana na mama witonda ahubwo ari wowe ukumva tujye twubahana njyewe wenda tuvuga ufite icyo wamukurikiyeho nanjye mfite icyo mushakaho so ufite kunyubahira umwanzuro ariko ibintu byawe byose ni dero isuku inyungu hariya ni munakunze ndumva kuryama byanze ibyo gusa ukabishyira ku isano ukabirya erega narahindutse uri kumva ariko nahinduka ntahinduka ngomba guhinduka nshaka kandi nta kuntu bitazagenda agomba kuba uwanjye uko byagenda kose kandi urangiye nshaka ikintu gusa ntazajya ibintu bibukora byatuma bagufunga cyangwa se uri ubuzima icyo ni cyo nakubwira ibindi we guhubuka nawe ndambitekerezaho then I will let you know sibyo are we together turi kugendana umutwe gufunga umutwe kwawe se ubura upakiyemo ibintu byinshi ngamba barabasi ugende bataza kugusanga ntukanyirukangana ariko nakubwiye ntabwo ndakamuyobora mba ninjijemo hano wigeze umamagara nta nubwo nagusohora none ikibazo ufite igihe ngaha twagarangije kuganira we ntabwo nsohotse wasinziriye Chérie, ndage. Oui. Ndage. Ikosora.